Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo yo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka. Umunsi umwe Yesu yasengeraga yiherereye ari kumwe n'abigishwa be, maze arababaza ati, rubanda bavuga ko ndinde? Barasubiza bati, bamwe bavuga ko uri Yohani Batisita, abandi ngo uri Eliya, naho abandi ngo uri umwe mu bahanuzi ba kera wazutse. Yongera kubabaza ati, mwebwe se muvuga ko ndinde? Petero aramusubiza, turi Kristo w'Imana. Nyamara we abihanangiriza kutagira uwo babibwira. Yungamo avuga ko umwana w'umuntu agomba kuzababara cyane, agacibwa n'abakuru b'umuryango n'abatware b'abaherezabitambo n'abigisha amategeko, akicwa kandi akazazuka ku munsi wa gatatu. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Nyagasani wenyine we rutarenganye n'agakiza kawe. Nyagasani wenyine niwe buhungiro utavogerwa, sineze guhungabana. Yezu Kristo akuzwe bavandimwe. Ejo mu isomo rya mbere twumvise igitabo cy'umubwiriza ko ibintu byose ari ubusa ndetse n'ubusabusa. Umuntu witwa Heraklite we yaravuze ngo ibintu byose biragenda, ibintu byose birahinduka, Imana yonyine niyo idahinduka. Ibyo rero tubihereyeho tugazirikana ku buryo umubwiriza n'ubundi yakomeje atubwira uyu munsi, ku isi buri kintu kigira umwanya wacyo. Bagiye bavuga ibintu byinshi cyane, hari igihe cyo kubyara, igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera urugemwe n'igihe cyo kururandura, igihe cyo gusenya n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'icyo guseka, kuganya ndetse no kubyina, igihe cyo guhoberana n'igihe cyo kudahoberana. Batubwira ibintu byinshi cyane, igihe cy'intambara n'igihe cy'amahoro. Ibi ni byo mu Gifaransa bavuga ngo la vie est faite de haut et de bas, c'est l'alternance. Comme nous avons l'alternance reste de saison, hakaba igihe cy'imvura n'igihe cy'iki n'igihe cy'izuba. Ibyo byose bigenda bisimburana mu buzima bwacu. Hakaba hari igihe cyo gukora n'igihe cyo kugira gute, n'igihe cyo gusenga. Hari igihe rero usanga abantu bahera mu nguni zitandukanye, akavuga ati njyewe ngiye gusenga gusa ntabwo nzakora, ni icyaha. Cyangwa se ngiye gukora gusa ntabwo nzagira gute, ntabwo nzasenga, nacyo ni icyaha. Ni bibi cyane. Ni ukuvuga ngo ugomba gukora ariko ukaragira gute, ukanasenga, kubera ko umuntu agizwe n'umubiri na roho. Gutunga umubiri ni kimwe no gutunga roho ni ikindi. Ibyo byose rero tugomba kubiharanira kugira ngo duhitemo uw'ingenzi ari we Yezu Kristo waduhamagaye, Yezu Kristo waduhaye ubuzima, Yezu Kristo uturindira ubuzima kugira ngo ibintu byose bigende neza. Bityo kiriya kibazo cyabashijwe ziriya ntumwa, natwe nakitubaza, abantu bavuga ko ndindi, rubanda ruvuga ko ndindi. Ntekereza ko tutakifuza kuba muri rubanda, dushaka kuba muri rubanda. Rubanda ruvuga ko ndindi, ni rubanda nyine, ni babandi baga bari kureye, babandi bamurebaga hirya iyo ngibyo yakoraga bakanabinyega. Igisubizo batanze ntabwo ari mwebwe se muvuga ko ndindi. Mwebwe mwaje mu gitambo cy'Ukaristiya, mwebwe nagiriye neza, mwebwe navanye mu mva zitandukanye, mwe muvuga ko ndindi. Ubundi Yesu tumuha amazina atandukanye. Yesu ni muhoza wanjye, Yesu ni igisubizo, Yesu ni karuhura. Ego Yesu buri wese afite uko amwita bitewe n'aho yamukuye. Arakarimo bakasoma tuga bajya ngo aho yankuye, bakagatera bakanakabyina.
buri wese afite abo Yesu yagize gute yamukuye, ariko icy'ingenzi ni uko yatumye ubaho kandi yanarangiza akakurinda kugeza amagingo aya ngaya. Wakibaza ni iki watanze kuba ugihumeka? Hari igihari? Benshi barapfuye, wowe urasigara, nuko Imana igufiteho umugambi. Naje hano ndebye nsanga iyi shapeli yitiriwe Mutagatifu Mariya na Marita, ni abavandimwe. Yesu yakundaga kujyayo, yarabakundaga cyane. Ubwa mbere Yesu ajya kubasura, muribuka ko Mariya yamuteze amatwi, Marita akajya gutegura amazimano. Mubyibuka? Mu gihe Lazaro yari yapfuye, ni Marita wagiye kumuhuruza. Wakibaza ngo Mariya yari ari hehe? Ngo nyine yari ari mu rugo, ntawamenya. Nuko aravuga ati yuba hano umusaza wanjye ntaba yaragize gute? Ntaba yarapfuye. Nuko abantu benshi basuka amarira, Yesu nabasuka amarira kubera ko yabakundaga. Ariko bamubwira ati ntacyo, reka tugende tujyeyo turebe, wasanga hari ikiri buze gukorwa. Baramubwira ngo reka genda, ngo uyu munsi ni wa kane, ngo ubu ngubu ngo aranuka, ngo ntiwirirwe urusha umwigisha. Abantu nyine, abantu bacu ntabwo bifuza ko Yesu azi iwacu kandi ngo atugirire neza. Barahari benshi cyane bazazitira ati hoya rwose have ntiwirirwe ujyayo. Nuko Yesu aragenda asuka amarira nk'abandi kuko yabakundaga, yagiraga emotions nk'uko abandi bazigira. Imwamushyinguye hehe? Nuko aragenda arareba, biza kurangira koko Yesu azuye Lazaro mu bapfuye. Kristo Yesu akuzwe. Natwe rero hari imba nyinshi tuba turimo, ari abantu batubona tugenda nyamara twarashize. Hari imva abantu benshi badushyiramo, imva zitandukanye, hari n'izo natwe ubwacu twishyiramo. Iyo twaje mu isengesho nk'uku nguku, tuba twaje kugira ngo dusabe Yesu adukureho ibuye ridutsikamiye. Yaba njyewe, yaba umuryango wanjye, yaba n'abandi bose, naje mu ngoro nyuma y'akazi kugira ngo Yesu mwereke ayo mabuye yansikamiye kugira ngo abashe kuyakuraho, nongere ngire gute? Ndongere nzuke, nongere mbe muzima. Nubwo nazapfa ariko ngapfa neza, ngasiga abanjye neza, gasanga wa mwami w'ineza akantuza heza mu bwami bw'ijuru. Ubundi gupfa ko tuzapfa, ntituzapfara? Hari igihe cyo kuvuka, hari n'igihe cyo gupfa. Ariko se nipfa nzajya hehe? Naho ngaho niyo mpamvu bituma tuza gusenga kugira ngo bashe kunoza umubano wanjye n'Imana n'abagenzi banjye. Ninapfa, ubundi gupfa ni ukwimuka, nkavanga nkajya ahandi, niba mfite ukwemera koko aho tuzaba ubuziraherezo. Bityo niba mbaza ngo Yesu ninde? Ni Kristo, bisobanura Kristos wasizwe kugira ngo atagatifuze n'imbaga yose. Uyu munsi rero mu ishapeli yitiriwe Mutagatifu Mariya na Marita, kwa gatanu mujye muza muvuga ati Yesu nkuraho amabuye yansikamiye, mbashe kuba umuntu muzima kandi utanga ubuzima, utanga ibyishimo. Mbashe kureba bariya Yesu wigaragarizamo n'abakene nk'uko Viseni wa Paulo yabigenje, mbashe kubagirira neza, nzirikana ko nanjye Yesu yangiriye neza. Ubundi muzarebe nyuma ya Pasika babajije Petero, ikirema cyaraje gisabiriza, arakibwira ati nta feza mfite nta zahabu, mu izina rya Yesu w'i Nazareti haguruka, fata ingobyi yawe maze ugire gute? Wigendera. Ubundi kuwa gatanu ku isaha ya 9 ni isaha yo gukuraho ibuye. Bya bindi byanze guhinduka bigahinduka. Mu izina rya nde? Mu izina rya Yesu. Rero tugashimira n'abashyize iyi gahunda yo kugira ngo mujye muva ku kazi munyura aha, gushimira Imana yabarinze mu iki cyumweru cyose, kandi muzagire n'imbaraga zo kuzatangira ku wundi munsi w'akazi mufite imbaraga, kandi Yesu yarabaye ibyishimo n'imbaraga zo kwita ku miryango yanyu. Ibyacu rero byose tujye tubibwira Yesu buri munsi, kandi twemera ko ashoboye kandi ahindura ibyanze guhinduka. Ni Kristo. Bamaze kumenya uwo ari we, ahise ababwira ubutumwa nyamukuru bwamuzanye, nuko agomba kubabara, agapfa, agahambwa, ariko akazazuka ku munsi wa kangahe? Ku munsi wa gatatu. Yesu rero wizuye mu bapfuye ku gitangaza gikomeye, numve ko nanjye ibyanjye bishoboye kandi ahindura ibyanze guhinduka. Mutagatifu Viseni wa Paulo duhimbaza uyu munsi, dusabire.